Nk'uko rero mubimenyereye bakunzi Burundi Sport, uyu ni wa mwanya wanyu mukaba muhawe ikaze mwese, tubashimira kandi ko mukomeza kudutega amatwi no gukomeza gufata umwanya wanyu mu kumva amakuru agenda avugwa mu makipe yanyu mwagiye mwihebera ari menshi. Muhawe ikaze rero aho muherereye hose, icyo muri gukora cyose n'ibyo muri gutekereza, twizera neza tudashidikanya ko Imana ikomeza kugenda ibarinda kandi ibafasha mu buzima bwa buri munsi uko amasaha agenda atambuka. Twifatanya n'abishimye kwishima, abababaye tukabafatanya nabo, ariko byose ni ubuzima, niko isi bigendanira. Sheze banane ni gatebe gatoki, nuko bamwe bajya babivuga. Ngayo nguko rero uyu munsi turaza kureba ibiri kugenda bivugwa mu makipe yanyu. Turaza gutera ijisho mu ikipe ya Rayon Sport. Ese ni iyihe mpamvu Rayon Sport mu by'ukuri iri gutinda gusinyisha abakinnyi? Byagiye bivugwa ko yagiye iganiriza. Turaza kureba impamvu, turebe n'iki kibyihishe inyuma. Turaza tarukira rero no mu ikipe ya Police, turebe yoho bimeze bite, byifashe gute mu ikipe ya Police FC nyuma yuko ikubuye abakinnyi bageze muri barindwi bose, nk'uko mu biganiro byacu bitambutse twagiye dukomeza kugenda tubibabwira. Turaza kujya no muri Nyamukandagira, birumvikana ntago twagenda naho tutagezeyo ngo turebe ese amasezerano n'umutoza bigeze hehe, ese undi mwataka biri kuvugwa ko APR iri gushakayo bimeze gute, biragenda gute? Ngayo nguko rero muhawe ikaze muri iki kiganiro. Nk'uko rero twababwiraga inkuru yacu, twavuze ko turi burebe muri Rayon Sport ho haravugwamo ibiki. Murazi neza ko ku itariki 6 hari inama yabaye, inama rusange ya Rayon Sport. Turarebera hamwe mu by'ukuri iyo nama yageze kuki, cyangwa se niyihe migabo n'imigambi ikipe ya Rayon Sport ifite ubu ngubu mu mwaka w'imikino 2025-2026. Ese iyo Rayon Sport izaba ihagaze ite, izaba imeze ite? Murabizi rero ko kuva Rayon Sport umwaka ushize yagenda idahirwa n'abakinnyi yaguze mu kwa mbere, ubwo ndavuga umwaka ushize w'imikino kuko wararangiye. Ubu rero Rayon Sport yakuyemo isomo rikomeye cyane ku ryogura ry'abakinnyi ndetse n'ibyagiye bitambuka byose. Rero kuri ubu ngubu icyo twabamenyesha nuko Rayon Sport kuva iryo somo yarifata yafashe ibintu ku buryo buri seriye, ivuga iti twahuye n'ibibazo by'imishahara, duhura n'ibibazo by'abakinnyi twaguze, duhura n'imvune. Uyu mwaka nibyo bintu bari kwirinda, nk'uko nagiye mbibabwira ko noneho buri mukinnyi uzajya abanza gukora test medicale kugira ngo bagende bareba ko uwo mukinnyi yujuje ibikwiriye ndetse n'ibisabwa kugira ngo yemerwe mu ikipe ya Rayon Sport. Rero reka dukomeze tubabwira ukuntu Rayon Sport iri gushaka kwiyubaka. Ubu bavuze ko hari nk'uko mwabimenyereye ubururu bwacu agaciro kacu. Aho ngaho bavuze ko bagomba kugira ibyo bakora byibuze biyemeza kuzageraho, bitandukanye n'umwaka ushize. Nk'uko nari ndi kubibabwira, ni ukuvuga ngo bazava kuri miliyoni 30 bagere kuri 50. Ndavuga abanyamuryango ba Rayon Sport Mafani Club yatangaga izo miliyoni 30. Ubu noneho ikaba yariyemeje kuzamura imisanzu ikaba yageza kuri miliyoni 50. Rero nanone bakavuga bati abo ni abari mu gihugu imbere, hanyuma abari inyuma mu y'igihugu, aba diaspora aribo bafite fan club ikomeye ndetse ifite n'agatubutse, bo bakavuga ko bagiye gukora ibishoboka byose, bagakora sensibilisation, bakakora ibishoboka, bakabona ko diaspora yo yabona byibuze ibihumbi 100 by'amadolari, bajya bafasha iyo ekipe ya Rayon Sport kugira ngo ikomeze kujya igenda
ihangana n'utubazo twa hato na hato igenda ihura natwo. Utwo tubazo muratuzi, ni imishahara, abakinnyi bataboneye prime igihe, abatahembewe igihe, ibintu nk'ibyo bigenda bivugwa by'ubukene muri Rayon Sport. Nicyo kintu bakoreye ino nama bavuga bati turebe icyo twageraho kugira ngo ibyo bintu bitazajya bikomeza kujya bigenda bigaruka bikaba akarande cyangwa bikaba akabaye icwende. Rero bakomeza bavuga bati amafani club yose yagiye atanga inkunga mu bihe bitandukanye. Ari fan club muzi ko ubushize bagura Muhire Keve, ari fan club zateranije amafaranga agera kuri miliyoni 26 kugira ngo babikeho uwo mukinnyi. Babikora gutyo rero bakaba batarishimye kugeza amagingo ya, kuko Muhire Keve baguze gutyo agiye kugendera ubuntu, kubera ko ikipe ya Rayon Sport ntabwo yabashije gushyiraho andi mafaranga yacibwaga n'uyu mukinnyi kugira ngo abe yasinya imyaka 4 mu ikipe ya Gikundiro. Ubu rero bakaba bavuga bati noneho twebwe aho tugeze ahangaha turashaka kujya dukora ibintu bitandukanye. Bava ku musanzu bagendaga batanga wa miliyoni 90 mu mwaka, barashaka kugira ngo bawugeze kuri miliyoni 120. Urumva bazaba bongereyeho miliyoni 30 zose. Ikindi rero twakomeza tuvuga kuri ekipe ya Rayon Sport ni imikino nanone kuri Rayon Day. Aho ngaho murazi ko Rayon Day iteganijwe hagati y'itariki ya 26 z'ukwa karindwi umwaka n'ibihumbi 2025 kugeza ni hagati y'iyo tariki kugeza ku itariki ya 9 z'ukwa munani muri uyu mwaka. Izo match rero zigenda zivugwa nta zindi. Hari match yavuzweho byinshi, ndetse bamwe baranayikonfirma ko iyo match yabaye bitewe ni byabaye kuri iyo ekipe bavugaga ya Yanga. Iyo match rero bakaba baravugaga ko Yanga yo yemeye kuza gukina uyu mukino na Rayon Sport, ariko kugeza maginga aya ngaya ntago byose biratungana neza, nubwo bayandikiye ubuyobozi bwa Rayon Sport bwandikiye ekipe ya Yanga ko bwifuza kuzakina nayo match kuri Rayon Day. Hanyuma Yanga rero ntabwo irabasubiza kuko nayo iracyafite ibibazo bimwe na bimwe iri kugenda ikemura hariya. Muziko ikipe ya Yanga na Simba bari bafitanye umukino wa derby, hajemo impaka ndende cyane rero ku buryo uwo mukino babashije kugenda uhagarara usubikwa. Yanga ikavuga ko itawukinaho kugira ngo iwukine yaza kuba yikinira umukino wa gicuti n'ikipe ya Rayon Sport. Aho rero uwo n'indi match iri kuvugwa kuri Rayon Day ishobora kuzavamo akandi gafaranga kazajya kagenda gafasha ikipe ya Rayon Sport mu mishinga yayo igiye itandukanye. Rero ntago ari iyo match iri kuvugwa gusa, kuko bapropozaga ikipe ya Yanga bakongera bakareba no ku ikipe ya Raja Casablanca. Iyo kipe murayizi cyane, ni ikipe ifite imikoranire myiza ndetse no gusubukura umubano hamwe n'iyo ekipe. Murazi ko iyo ekipe hari igihe yigeze kuduha umukinnyi nka Youssef Lab, ikaza kuba hano Rayon Sport akaza gukinira iyi ekipe ya Rayon Sport avuye muri Raja Casablanca. Rero uwo mubano Rayon Sport nawo irabireba ikavuga iti iyi kipe twayitumira nayo ikaba ariyo yaza kuri Rayon Day igihe umukino wa Yanga byaba byanze. Murumva rero ko Rayon Day byanze bikunze icyo abayobozi ba Rayon Sport n'abasaza bari guteganya kuri uwo munsi, murumva ko harimo izo match ebyiri zose bari guteganya ko ni babona imwe batazabura indi. Ngayo nguko rero muri Rayon Sport uko byifashe, ibyo kumenya uburyo bari kugenda biyubaka banagira. Indi nkuru iri muri Rayon Sport rero ni inkuru ivugwa ku bakinnyi iri kugenda yifuza
kuba yagenda isinyisha ikajya igenda inabura amahitamo nk'uko twagiye tubigarukaho ku munsi w'ejo. Rero Rayon Sport muri iki gihe ifite ukuntu iri kugenda yiyubaka ikareba ikavuga iti nta mpamvu yo guhubuka kubera ko hari ibyo Rayon Sport iri kugenda ivumbura imitego iba yagiye itegwa ya hato na hato, ikareba nko ku mukinnyi Serumogo ari ikavuga iti uyu tugomba kumusinyisha cyangwa se tukareba undi musimbura waba mwiza, nawe akaba avuga ko ashobora gusinya ariko kongera amasezerano, ariko na n'ubu bikaba nta gihamya cyangwa se nta kimenyetso runaka gifatika cyerekana ko uyu mukinnyi agiye kuba yagenda yongererwa amasezerano. Undi turi buvugeho rero ni Ombolenga Fitina Omba Bebe, we ntabwo ikipe ya Rayon Sport mu by'ukuri iri kugenda imwifuza kuko murazi ibibazo yagiye agirana nayo ubwo yavugaga ko uyu mukinnyi yaje kuba agenda amena amabanga y'ikipe muri biriya bihe Rayon Sport yari irimo ihatana kugira ngo irebe ko yatwara igikombe cya shampiyona nko mu mikino 5 ya nyuma. Murazi rero ko ikipe ya Rayon Sport uko byagiye bigenda ari no mu bakinnyi bagiye bahagarikwa. Rero uyu Ombolenga Fitina nanone akaba ari kuvugwa mu ikipe ya Police FC. Ikipe ya Police FC ikaba iri kugenda yifuza uno umukinnyi, nawe urebye uko ibintu bihagaze ukabona ko nta yandi mahitamo yaba afite aho kugira ngo ajye gukinira izindi ekipe ntoya, kuko urebye imyaka ye aho igeze n'ukuntu angana ubu ngubu urabona ko agomba kuba ari umukinnyi udatekereza kuri kariyeri cyane kurusha uko yatekereza ku gafaranga. Rero ubu kuko ikipe ya Police FC ni imwe mu makipe hano mu Rwanda izwi neza ko ku ifaranga rwose iri hejuru, yewe unarebye iri hejuru cyane y'ikipe ya Rayon Sport. Uyu rero Ombolenga amakuru ahari nuko ashobora kwerekeza muri ekipe ya Police FC. Tukiri rero kuri ibyo tuvuga ku bakinnyi na Police, Police iyi ngiyi ikaba irimo nanone kuba ifite undi mukinnyi yakomeje kujya igenda irwanira n'ikipe ya Rayon Sport, hanyuma Rayon Sport ikareba igasanga iyo mitego yose itagenda ibasha gwamo uko bibonetse kose, kavuga iti ibi bintu nibyo kwitondera tukabanza tukareba aho bigana. Uwo mukinnyi rero nta wundi ni umuzamu uwo bita Nicolas Sebwato. Uyu ni umuzamu w'ikipe ya Mukura wagiye avugwaho byinshi cyane, ndetse babaza bati umuzamu mwabona waba mwiza cyane mu ikipe ya Rayon Sport yaba ari ndetse twagura umuzama uvuye hanze wundi tukareka kugura uyu Sebwato. Hanyuma baza kuba babaza nk'umutoza wamutoje umwaka ushize w'ibihumbi 2024 2025 ariwe uzaba agenda atoza ikipe ya Rayon Sport uyu mwaka w'imikino ugiye kuza. Bamubajira babwira ati rwose uyu muzamu jewe ku giti cyanjye niwe na prefera, niwe nahitamo ko ariwe waza kuba umuzamu wa Rayon Sport. Uwo rero Rotifi akaba yarakonfirmye avuga ko uwo muzamu nta kibazo yaba afite. Hanyuma rero ikipe ya Police nayo aho ibimenyeye itangira kugenda imuganiriza, nayo iramwegera, hanyuma urumva ko hagati aho harimo amahitamo nayo abiri hagati ya Police ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Rero Nicolas Sebwato nawe muramuzi, ni mukuru, nawe ntabwo ari umuntu nawe wo kureba cyane kuri kariyeri, ahubwo ni umuntu nawe wo kureba ku gafaranga. Byumvikane ko ikipe ya Police ahangaha niyo ishobora kuba ifite amahirwe menshi yo kuba yagenda imwegukana, ariko nanone wareba ku rundi ruhande ugasanga ikipe ya Police FC ifite umuzama bita Onesme Rukundo, kandi uwo muzama nawe ishobora kugenda imwongera amasezerano, kuko uwo muzama baranavuganye ndetse yaranayikiniraga umwaka ushize. Ikaba rero bivugwa ko ishobora kumwongera amasezerano ikaba yareka uyu Nicolas Sebwato, nawe rero akaba arimo hagati aho ngaho nk'uko twabivugaga ku mukinnyi Ombolenga bigiye bimeze.
rero tukiri kuri ibyo ngibyo twababwira ko nko mu ikipe ya APR FC umukinnyi bashaka kugura rwose ni umukinnyi uzaba ubahenze yitwa Jacques Pantoulou Diarra, akaba ari umukinnyi uhenze cyane ushaka ibihumbi 200 by'idolari, akaba ari yaravutse ku itariki 16 z'ukwa gatandatu 2006, metero n'imwe na 74 santimetero, akaba yaratsinze ibitego 10, akaba yaratanze asiste 7. uwo mukinnyi rero APR iri kwifuza mu by'ukuri urumva ko ari umukinnyi ugiye ahenze ndetse ari umukinnyi waba ukomeye ku buryo APR iramutse imwibitseho noneho cya kibuga yakandagiragamo kikarasa imitutu umenya cyabura burundu noneho aho byaba bigeze. Tukiri rero kuri iyo nkuru ya APR FC twababwira ko ubwo twavugaga ku munsi w'ejo ko umutoza wa APR uri gushakwa cyane na APR yaba ari mu Rwanda, twaje kumenya inkuru neza ko atari byo namba, ahubwo ari ibihuha nyine bya transferi zikomeza kujya zigenda zivugwa hano i Nyarugenge. ubwo n'agatwiko abandi baba bari kugenda bashyira ku social media, ariko amakuru yizewe noneho aravuga ko ubu ngubu atari kubarizwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo ari ahandi hantu agiye yibereye, nk'uko tubikesha umunyamakuru wa radiyo Rwanda. nawe mpamvu mba mukotinze kugira ngo mumenye nanjye ayo makuru aho nayakuye, kubera ko nabitangaje ariko mu by'ukuri atari byo. Ikindi nabamenyesha rero nuko muri ibi bintu byose by'amatransferi, muri ibi bintu biri kugenda bivugwa cyangwa se bigenda bikorwa hano i Nyarugenge, nabamenyesha ko rwose nta mpamvu yo kwihuta, kuko isoko ryo kwandikisha abakinnyi nababwiye itariki rizatangirira ndetse igihe rizafungira ni mu kwezi kwa munani. urumva rero muri make nta mpamvu yo guhubuka. icyo wagakwiye kumenya nuko amakipe akomeye hano mu Rwanda uko ari 3 wamenya utese kugira ngo agure abakinnyi, abo bakinnyi bo bashingira kuki cyangwa bagendera kuki. abakinnyi rero twakubwira icyo baba bashingiraho, durahera nko ku ikipe ya APR FC. ushaka amafaranga, ukaba ushaka guhemberwa igihe, ukaba ushaka andi maprime, wasinyira ekipe ya Rayon ya APR FC. ushaka ikipe iguha yego amafaranga, ukabazwa ibikombe, ukabazwa ubwitange, ariko amafaranga akajya aza atari mu buryo buhoraho ugenda uyabona ubundi hagacamo igihe utarayabona. iyo ni ekipe ya Rayon Sport, ni ikipe ishobora gutuma unazamura kariyeri yawe ndetse ukanamenyekana cyane hano. indi ekipe rero twababwira ni ikipe ya Police FC. iyo kipe nimba wumva ukeneye amafaranga cyangwa ukeneye kubona agatubutse ukarya utuje, nta gitutu cy'igikombe, nta gitutu cy'umufana, iyo ekipe uri umukinnyi niyo ekipe wajya ugenda usinyira. nguko rero uko tubashije kugenda dukompara aya makipe uko ari 3, ikipe ya APR FC, ikipe ya Rayon Sport ndetse n'ikipe ya Police FC. rero reka tubashimire mwe mwakomeje kudutega amatwi, tubabwira ko ikiganiro ku bijyanye n'andi makuru tuzongera kukibagezaho ku munsi w'ejo, kugira ngo rero iki kiganiro kitaba kirekire reka tube duhiniye aha, ariko mbabwira ko ejo dufite amakuru menshi cyane ajyanye n'aya matransferi ari kugenda avugwa, ndetse n'utubazo twa hato na hato dukomeza kugenda tugaragara muri aya ma ekipe. murabona ko nk'uyu mukinnyi mu winga left wa APR FC ntago tumuvuzeho byinshi, ariko ku munsi w'ejo tuzabasobanurira uko bigiye bimeze. ngayo rero nguko umuhorane n'Imana nakagaruka. ciao. ibanga mbabwira narindi n'utundi Sport TV.
ry'ibyishimo umunezero kumenya amakuru iwacu mu Rwanda ibijyanye n'imyidagaduro amakuru y'imikino mubimenyera ku gihe mubirebera ku gihe